Bakunzi b'intimbaravi rero turongeye turagarutse muri wa mwanya n'ubundi tuba tugarutsemo kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye kuri filime y'intimba ya Ravi ikomeje kugenda ibice bigacika. Mwabibonye ko noneho ibintu byamaze kuba ibindi bindi, ariko minisitiri koko nka biriya bintu aba akoze, mwebwe biriya bintu mubibona gute? Ibaze ko yibwiye agahita ahamagara wa muntu yari yatumye kureba Papa Shema, akanamuhamagarira mu gipangu azi neza yuko kirimo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye kandi kigiye gukorerwamo n'ubukwe bw'umwana we bwa Aline, kandi kirimo abantu bagiye batandukanye b'inzego b'ingeri zose, azi neza yuko bishobora kuza kumvikana ikibazo gikomeye kabisa. Ni ukuvuga ngo rero amaze kuvugana nawe, ngira ngo ibyo avuze murabyumvishije, confirmed neza yuko Papa Shema yapfuye. Urumva yuko Papa Shema uko byagenda kose yaba akiri mu Bubiligi byari ibibazo bikomeye, yari agiye kugerwaho ingaruka no kuba ari mu Bubiligi, ariko kuba yaragarutse mu Rwanda, akaba yibereye mu Rwanda, urumva yuko nyine birimo biratuma batsinda. Shema yarateguye kabisa, Shema yarateguye kuko umva ko bamaze kwizera yuko yapfuye. Noneho na Manzi nawe arabihinnye, arangije aramubwira ati wamushaka kugira ngo bamwice. Shema ahita confirm yuko ibyo yakoze ari byo, nta nubwo bamenye yuko ari surprise yashaka kugukorera yo kuza mu bukwe. Ibintu birashyushye bakunze b'intimba ya Ravi, ibintu birashyushye kabisa, ibintu birashyushye, mwumve yuko bishyushye ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana ibintu byamaze kuba bihindura isura, kuko hano ngaha muri filime y'intimba ya Ravi ubukwe burashyushye. Murabona ko bagiye kubutegura, bari kubutegura. Mama Ravi nawe ati munsengere. Shema mubonye ukuntu ari seriye, ariko ati Ravi nasubire ku gataro, nta bintu byinshi, ibintu byose nzabikemura rimwe turiho nibirangira. Ahise amusubiza ku gataro rwose, nta bintu byinshi byo kuvugana. Urumva yuko Shema nyine buriya hari impamvu arimo arakora biriya byose, adashaka guhita ahindura ubuzima Ravi. Hari ibyo arimo arapanga, hari ibyo arimo arategura, kabisa. Kandi uko byagenda kose ni byiza, kuko ntabwo byaba bibi. Uko byagenda kose ibintu arimo arategura ni byiza, kuko ntabwo bizaba bibi, kuko bibaye bibi nyine urumva nyine byaba ari hatari. Icyo nababwira cyo nyine ibintu birakaze rwose. Agataro kumva nyine uko byagenda kose, kuba Shema yabyemeje araza kugasubiraho, kuko Mama Ravi yababwiraga ko yagira ngo yumve yuko yenda hari icyo bamufasha, ariko kuba bemeje ko asubira ku gataro, nta kundi araza kugasubiraho. Filime y'intimba ya Ravi ikaba igeze ahantu haryoshye kweri. Ikintu kigiye gukurikiraho mu kanya n'ubundi imyiteguro y'ubukwe igiye gukomeza, kuko ubukwe ntabwo bagiye kuba muri iki gice uko byagenda kose. Imyiteguro y'ubukwe igiye gukomeza, ndetse ahubwo ikibazo ndi kwibaza, hageze umuntu nka kuriya bari kuganira kwa Ravi, ntashobora kuza kugira uwo bimena inda, bakaganira ibintu bya Papa Shema ko ari mu Rwanda babyumva. Baze kwitonda, bari abahungu nabyo bishobora kuza kubakoraho, ugasanga barabiganiriye, arababumvishije, batanze amakuru, cyangwa ari n'ababyumvishije atanze amakuru bari kubivugaho, ugasanga nyine baramuhize, batamenya ko hari umugambi nawe afite, kuko niba uzaba zabwica. Yes, ni ukuvuga ngo rero ngira ngo reka duhite dukubita tubangura, by'umwihariko duhere kwa Mama Ravi. Kwa Mama Ravi ngira ngo mwabonye yuko rwose nubwo Ravi atari yamenya ukuri kw'ibintu byose uko gahunda zipanze, mama arabizi byose. Shema ari kugerageza kugenda amubwira, akamubwira uburyo ki ibintu biteguye, uburyo ki ibintu bagomba kubikora, nyine bakamubwira geste zose z'uburyo gahunda zipanze ku bijyanye n'igihe no ku munsi navuga ko ari uw'ubukwe. Ibyo rero bikaryohera bikomeye Mama Ravi, akavuga ko nyine uko byagenda kose bigomba gucamo kandi bigacamo neza. Ariko sinzi nimba mwabonye Shema yiruka. Umuntu wese wabonye Shema ukuntu yirukanse, ni umwatleti uje ibyangombwa. Wabonye uburyo Shema yavudutse
nta mpera y'iki, anasharinge, anatere komenti kuri uriya muvuduko yabonanye Shema. Shema ashobora kuba yarigeze kubaho umuhigi kera we, yirukanse tugira ubwoba. Lava igiye gukanguka hariya hantu Shema yirukanse tugira ubwoba. Yes, urabona yuko rero ibintu bishyushye nubwo ba Shema bari kwitegura ubukwe, urabona ko batari guhema kujya kwa Lavi. Shema noneho muri ino minsi ari kugerageza akajyaho mu buryo yihishe mu buryo bwose bushoboka, ariko akahagera. Iki nacyo ni igikorwa navuga ko ari cyiza cyo kurema agatima mama Lavi, kugira ngo Lavi atagomya kwivugisha ibintu byinshi, cyangwa se atagomba kugaragaza yuko ashaka nyine adakeneye Shema. Nyine birimo birafasha nyine mama Lavi kugerageza kumva yuko nyine Shema agize ate agifite urukundo rwinshi kuri Lavi. Ni ukuvuga ngo rero ubukwe kwa minisita burarimbanije, ngira ngo wabonye ko ibyishimo ari byose. Ganza niwe urimo urabasusurutsa rwose, ibintu bikagenda neza. Gusa icyo nababwira cyo ni uko ubukwe n'ubundi ari igihuha, ngira ngo twese turabizi. Ahantu batabizi ni kwa minisita ndetse mama Shema ndetse na Aline, ariko abandi twese tuzi gahunda z'ubu bukwe. N'abandi bakeya batabizi, ariko Shema Lavi n'abandi, Shema mama Lavi n'abandi bose twese tuzi gahunda y'ubukwe ko ari igihuha. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo mabwira cyo umva ni ukuba maso, noneho tugakurikira mu kanya gato nibwo ikindi gice kigiye gusohoka. Ariko ndabona ngo ikindi gice kigiye gusohoka, papa Shema araza kwingingwa, asabwe kuba yakitaba kuko bamufitiye surprise, kugira ngo barebe nimba yava mu Bubiligi vuba, kugira ngo urebye ni nka surprise bamufitiye kugira ngo ubukwe azaba arimo, kandi n'ubundi azabwica turabizi. Ibindi bintu bigiye kuba rero, n'ubundi hagiye kuba hasa nk'ariho organization, bigera ibijyanye n'imyambaro izakoreshwa mu bukwe n'ibiki byose, kugira ngo barebe yuko ibintu byose bizaba bimeze neza, ndetse n'amabije y'ubukwe. Icyo nababwira cy'ibintu birashyushye, birashyushye muri filime y'intimba ya Ravida. Ubukwe nibo zabwica. Yes, ni ukuvuga ngo rero ngira ngo reka duhita dukubita tubangura, by'umwihariko duhere kwa mama Lavi. Kwa mama Lavi ngira ngo mwabonye yuko rwose nubwo Lavi atari yamenya ukuri kw'ibintu byose uko gahunda zipanze, mama arabizi byose. Shema ari kugerageza kugenda amubwira, akamubwira uburyo ki ibintu biteguye, uburyo ki ibintu bagomba kubikora, nyine bakamubwira geste zose z'uburyo gahunda zipanze ku bijyanye n'igihe no ku munsi navuga ko ari uw'ubukwe. Ibyo rero bikaryohera bikomeye mama Lavi, akavuga ko nyine uko byagenda kose bigomba gucamo kandi bigacamo neza. Ariko sinzi nimba mwabonye Shema yiruka. Umuntu wese wabonye Shema ukuntu yirukanse, ni umwatleti ujuje ibyangombwa. Wabonye uburyo Shema yavudutse, nta mpera y'iki, anasharinge, anatere komenti kuri uriya muvuduko yabonanye Shema. Shema ashobora kuba yarigeze kubaho umuhigi kera we, yirukanse tugira ubwoba. Lava igiye gukanguka hariya hantu Shema yirukanse tugira ubwoba. Yes, urabona yuko rero ibintu bishyushye nubwo ba Shema bari kwitegura ubukwe, urabona ko batari guhema kujya kwa Lavi. Shema noneho muri ino minsi ari kugerageza akajyaho mu buryo yihishe mu buryo bwose bushoboka, ariko akahagera. Iki nacyo ni igikorwa navuga ko ari cyiza cyo kurema agatima mama Lavi, kugira ngo Lavi atagomya kwivugisha ibintu byinshi, cyangwa se atagomba kugaragaza yuko nibo zabwica. Yes, ni ukuvuga ngo rero ngira ngo reka duhita dukubita tubangura, by'umwihariko duhere kwa mama Lavi. Kwa mama Lavi ngira ngo mwabonye yuko rwose nubwo Lavi atari yamenya ukuri kw'ibintu byose uko gahunda zipanze, mama arabizi byose. Shema ari kugerageza kugenda amubwira, akamubwira uburyo ki ibintu biteguye, uburyo ki ibintu bagomba kubikora, nyine bakamubwira geste zose z'uburyo gahunda zipanze ku bijyanye n'igihe no ku munsi navuga ko ari uw'ubukwe. Ibyo rero bikaryohera bikomeye mama Lavi, akavuga ko nyine uko byagenda kose bigomba gucamo kandi bigacamo neza. Ariko sinzi nimba mwabonye Shema yiruka. Umuntu wese wabonye Shema ukuntu yirukanse, ni umwatleti ujuje ibyangombwa. Wabonye uburyo Shema yavudutse, nta mpera y'iki, anasharinge, anatere komenti kuri uriya muvuduko yabonanye Shema. Shema ashobora kuba yarigeze kubaho umuhigi kera we, yirukanse tugira ubwoba. Lava igiye gukanguka hariya hantu Shema yirukanse tugira ubwoba.
Yes, urabona yuko rero ibintu bishyushye nubwo Bashema bari kwitegura ubukwe, urabona ko batari guhwema kujya kwa Ravishema, noneho muri ino minsi ari kugerageza akajyaho mu buryo yihishe mu buryo bwose bushoboka, ariko akahagera. Iki nacyo ni igikorwa navuga ko ari cyiza cyo kurema agatima mama Ravi, kugira ngo Ravi atagomya kwivugisha ibintu byinshi cyangwa se atagomba kugaragaza yuko